Mu rugo iwacu ni mu karere ka Bugesera, aho twari twicaye mu rugo turi gusangira ibyo kurya, nibwo twagiye twumva abagabo baraje bakomanze ku rugi nk'abenda kuruduturaho. Ubwo twari twicaye mu rugo turi abana bane na mama na papa, bahita batwanjama baradukubise ntibatinya no gufata ababyeyi bakubita imbere y'amaso y'abana, ngo ni uko twari turi ubwoko tutsi. Buri ko mba nicaye nkatekereza ku bintu byatubayeho, numva agahinda kanyishe, nkumva n'ikiniga kirangatatse. Ntabwo byari byoroshye. Baradukubise, baradutandukanya. Bakuru banjye aho bari bagerageje kwiruka baracika, bagerageza guhunga bahungira mu tundi duce, kubera ko nari nkiri mutoya. Ngiye guhunga cyangwa se kwiruka byarananiye. Barangije bafashe imipanga yabo bajya aho barantema mu maso, bazi ko napfuye. Baramfata banjugunya mu cyobo, ariko nahise ngo igihumure. Kuva ubwo sinongeye kumenya uko ibindi bintu byagenze. Aho nakangukiye narakangutse ndasakuza kuko mu maso hose hari huzuye amaraso. Ndasakuza wenda nakamba ngo iyaba wenda hari uwanyumva n'ubundi akanyica akarangira, cyangwa se yanyumva akandokora akantabara. Ariko ibyo byose ntabwo byabayeho muri uwo mwanya bari banjugunye mu cyobo, kubera ko nanjye kwiyakira byarananiye. Nyuma y'umunsi ibyo byose bibaye, ntakamba ndira cyane, nibwo hanyuze abantu baje kureba uwo muntu uri gutakamba. Gusa wenda hagati aho nasohoraga rya jwi ritumvikana neza, ritumvikana cyane, bijyanye n'uko nta n'akabaraga nari mfite kandi nkiri mutoya. Nibwo haje inkotanyi zize gushaka abantu mu byo bari batawemo, nibwo zakuyemo abantu bazima, natwe tuvamo gutyo batujyana mu bitaro byari biri hafi aho baratuvura. Gusa ariko naraperereje ngo ndebe niba namenya agakuru k'abandi bana twavukanye, ariko ntabwo byari byoroshye kuba nakamenya. Nyuma yaho nahuye na bashiki banjye babiri, maze bampa amakuru bambwira yuko papa yishwe. Ariko nyuma ya jenoside irangiye, aho twari turi, bijyanye n'ukuntu nari narakomeretse mu maso, abantu barandebaga, ikiniga kikabica, bakabura uko bagira, nabo ubwabo nkabona baraturitse bararize. Nanjye bigahita binyibutsa cya gihe bantemaguye banjugunya mu cyobo, ntacyo gukora bitera agahinda kenshi. Nasigaye ndwana n'ibyo bikomere nk'uko namwe mubireba. Gusa nabereka no mu mbavu naho barantemaguye, gusanga nuko ariho hagaragara ku buryo bworoshye. Turacyarwana n'ibikomere, ariko haragahoraho leta y'ubumwe, leta iyobowe na Perezida Paul Kagame. Haragahoraho FPR Inkotanyi.
aragahoraho. Gusa ariko igishimishije muri ibyo byose ni uko muri ubu ngubu tubayeho mu mahoro, nta muhutu, nta mutwa, nta mututsi, abantu twese turi bene kanyarwanda. Icyaranze leta yo hambere ni amacakubiri, ubutegetsi bw'igitugu no kudaha abantu agaciro, gusahura byari byarabaye nko gutashya. Umuntu akajya mu iduka ry'undi akarisahura agasiga anamutsembyemo, akabijyana kuko nk'ufite ukuri, leta ntigire ikibikoraho. Gusa dushimira Imana yuko kuri ubu ngubu ibyo nta n'ahantu byagerageza kubaho. Turatuje, turatekanye, mbese turi bene kanyarwanda. Iyo ni intambwe yo gushimirwa. Nsoza nsaba kandi n'ingingo urubyiruko rw'u Rwanda kuba inkingi z'igihugu nziza kandi zubaka, tukirinda abapfobya n'abahakana jenoside, kuko utamenya iyo ava ntamenya iyo agana. Nitwe nyambere tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo hatagira umuntu uvogera u Rwanda ibyabaye muri 1994 bikongera bigasubira. Mu nkundire dushyire hamwe, dutere kwimakaza amoko, tuyarwanye kuko twese turi bene kanyarwanda. Kugeza ubu ngubu muri leta y'ubumwe turatuje, turatekanye, ubwo bwose mbayeho neza, nta muntu nishisha. Ubu twarakajije urugamba rwo kwiteza imbere, turagenda tugaruka mu murongo rwose, nta kibazo. Gusa ariko niba wifuza kugira ngo ubu butumwa, ubu buhamya nabahaye bugere ku bandi bantu batandukanye no ku rundi rubyiruko rwose rwifuza guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, urubyiruko rutimakaza amoko, rudashyira imbere umutwe w'umuhutu n'umututsi, twese twifata nka bene kanyarwanda, usakaze ubu butumwa, ubuhereze n'inshuti zawe, uzishishikariza yuko zakwirinda abapfobya ndetse n'abarwanya jenoside yakorewe abatutsi, bakayigoheka batabiha agaciro, kuko utamenya iyo ava ntamenya n'iyo ajya. Burya iyo ufite amateka kandi ukaba unayazi, uba ugomba kuyasigasira. Twirinde amoko. Ikindi kandi ni uko twaharanira amahoro twese nk'abanyarwanda. Ndamutse mvuze icyo nifuza ku Rwanda n'icyo buri wese yakora, ntabwo nabivuga ngo mbirondore. Kugeza aya magingo aha narize, niga na kaminuza, mfite akazi nkora muri banki. Izi ncamake z'ubuzima bwanjye, usangize n'inshuti zawe zose zifuza kubaka u Rwanda. Murakoze.